Usambana ni icyaha kuri gahunda za leta bitewe n'iyo urimo, ako si icyaha ku Mana. Ariko no muri Bibiliya gusambana byo ntago bikiriye icyaha, Yesu yabarapfiriye ubusa. Nukuva nje mfite umugore, niba namuciye nyuma, n'umugore wanjye nkoreye icyaha, si Imana nkoreye icyaha. Ariko iki umukore ntikizakurimbura, niwe wandimbura, ntago ari Imana yandimbura. Ntago ikibazo ari ukurongora abagore benshi nk'ikibazo, ahubwo ikibazo ni Jado cyangwa Bugingo cyangwa Bagiti cyangwa undi muntu warongoye abagore benshi akabateza amakimbirane. icyo kibazo. Noneho leta amahoro y'Imana akomeza abane namwe mwese mudukurikiye muri kano kanya, twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri IRIS TV. Twizera ko mukomeje kugubwa neza, mu by'ukuri dusengerane, twifuzanye byiza abari hirya no hino mu bice bitandukanye, mu nguni, muri za kona zose z'isi. Dukomeze duhuza ibitekerezo, duhuza n'amasengesho kugira ngo isi tuyibemo neza, tuzataha amahoro. Ni Jado twishime tugiye kuganira muri kino kiganiro cy'uyu munsi mu buryo bwo kukiyobora, ariko uri bubaganiriza ku ngingo zitandukanye. Ni umugabo muri kubona hano imbere ya kamera zacu, ariteguye, ameze neza, afite byinshi ashaka kubaganiriza, afite byinshi bijyanye n'ubuzima tubamo bwa buri munsi bw'imyemerere, ashaka ko yatanga ibitekerezo namwe mukamwunganira, kuko nawe si Imana, ariko afite uko abyumva bishobora kugukomvenka cyangwa bishobora kugufasha kugira nawe burigiye uhindura imyumvire bitewe n'ibyo turaba twagarutseho mu kanya. Ariko reka mbanze mwakire kuri kamera zacu, turakwakiriye kuri IRIS TV. murakoze. IRIS TV nitwa Bugingo Antoine. Abantu benshi batandukanye bitewe nuko nkunda gutanga ibitekerezo kuyoboka Imana cyangwa imyizerere banyita bishop, pasteur, ariko ibyo byose si cyo ndicyo, evangeliste, ndi kirenze icyo, ndi umwana w'Imana. Umwana w'Imana. Amen. Nge ndiki uri umwana w'Imana twese. Twese ni matimba bose ni abana b'Imana. Nzi kuri umukozi w'Imana. Oya, ntago nawe umukozi w'Imana, kubera yuko umukozi akoze nabi arirukanwa cyangwa nawe akisezerera cyangwa abana mu rugo akabaha amata arimo amazi. Umwana w'Imana, umwana ni mu rugo forever, ariko umukozi ntago bari mu rugo bihoraho. Abavuga ko ari abakozi b'Imana ubwo ngubwo biba byapfuye kuri bo, ni ukuri kwabo, ariko ko njye si ukuri kwanjye. Bivuze ngo mu gihe tuzaba twibereye mu rugo iwacu mu ijuru ntago bazaba bahari, bazaba badutekera. Barugagi Ntago nshaka kumanshoni amazina y'abagabo bakomeye, ariko abakozi b'Imana bazaba bari gukoropa, bazaba bari gukoropa. Wiki nibyo n'abakozi nyine baza badufurira, badutera amapasi, bateka. ahubwo se kuki bazabonye bakorera Imana muri wa murongo wo kudusomera Bibiliya no kudusobanurira, nubwo buryo bavuga ko bakorera mu Imana. Ega nubwo bakorera Imana ubundi ntago badukoropera, baradukoropera style ya, kubera yuko batwubakira amazu manini yo guteraniramo kandi imbere insengero z'Uwiteka. N'abakozi b'Imana tu, twe turi abana b'Imana, ariko nabo n'abana b'Imana. Ikibazo ni information. Yohana 10 Yesu yayivugiramo ngo ninjye mwungeri w'ukuri. Yohana 10 umurongo w'8 cyangwa 7 kumanuka, ninjye mwungeri w'ukuri, nzi intama zanjye zizi ijwi ryanjye, nanjye ndazizi nazo ziranze. Abaje mbere yanjye bose bari abakozi, ibisambo n'abambuzi, kandi yisegarije ritatanye intama bakiruka, kubera ko babirutse ngo bazisize kuko bakorera ibihembo. Abakozi b'Imana bakorera ibihembo, niyo mpamvu ukunda amaturo cyane. Turaza kubigaruka, iyo mutabahembye barabireka. Turaza kubigarukaho ku buryo bwimbitse. Mu by'ukuri ubwo yamaze kwivuga mwamwumvise. Reka tuganire, nigize kumva ari ingingo zimwe na zimwe garukaho avuga ni uyu mugabo. Reka tuye ko twaganiriza abakunzi ba IRIS TV, agire icyo bivugaho, nabo bagira ibitekerezo baduha. Bugingo rero ni umwe mu bantu bagaruka ku ngingo uryo tuba twemeramo ibintu ugasanga bafite ukundi kuntu challenge izo ngingo ziri rimwe na rimwe ziri no muri Bibiliya. Nk'urugero natanga, bati gusambana ni icyaha muri Bibiliya, babizi ko bivugwa, cyangwa se inzoga, ubusinzi ni icyaha, ndetse no mu myemere yacu mu buzima busanzwe. Nanjye ndi umukristo niko mbyemera, ariko ukavuga ati akundi kuntu myumva
urakoze Jado. Tubitware ku murongo sibyo reka tubitware ku murongo kugira ngo abantu bazi kuryoherwa ari ikiganiro kandi tutaza gusobanya. Ubwo reka duhere kuri iki gusambana cyane ko bineze impamvu tunabigarutseho bireze cyane mu rubyiruko hano hanze ni ibintu byafashe indi ntera ugereranyije nk'uko byari bimeze kera. Ni icyaha si icyaha bimeze bite iri cyo bisobanuraho? Bibiliya dukoresha cyangwa abakristo bakoresha irimo ibice bibiri, irimo isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ubwo ugendeye kuri Bibiliya gusambana byari icyaha mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya bavuga neza tena kereka niba Bibiliya ari ubwayo ibeshya, bavuga neza ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu byose. Yapfuye tutaravuka, nta generation nimwe hari ku isi Yesu yapfuye ihari, kandi yapfiriye ibyaha by'abari mu isi. Bivuze ko yapfiriye ibyaha by'abatarabaho. Dufite garanti rero. Hari abantu bagira ubwoba ngo dukore ibyo twishakiye, n'ubundi tugomba kuba dushaka kuko Imana yaturemye ngo tugire umudendezo n'imyanzuro yacu. Yango bugingo uvuze gutyo byabivuze ko n'ibindi byaha byose abantu bakora, kwica, kwambura, kwiba, byaba nta cyaha kirimo kandi ntabwo ari ndi bu challenging. Gusa ndagusubiza uko mbyizera kandi nzi ko nta kintu byangiza muri societe. Kwica tuba tuvuye gusambana ni icyaha kuri gahunda za leta bitewe n'iyo urimo, ako si icyaha ku Mana. Gahunda za leta kuryamana n'umuminere ni icyaha pe, kinakatirwa imyaka myinshi kuri gahunda za leta. Abaroma 13 baravuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Uwiteka mu bwubahe. RIB irahari kurwanya umuntu wese usambanya umuminere, uryamana n'umuminere. Gahunda za leta zirahari zirwanya umuntu wese ukora ubuharike. Iyo ni gahunda ya leta kandi tugomba kuyubaha. Ariko umuntu mukuru n'undi mukuru barababaza iki? Ariko bivuze ngo imbere y'Imana twe dufite amategeko atarwanya abaminere kuba bakora basambana. Bivuze ngo nta cyaha cyawe. Hari ibindi bihugu abana b'imyaka 9 barongorwa cyangwa 12. Muswati afite abagore bangahe? Kereka niba tubeshya kuri social media bajya kumwe muri kirege giye kurobanura abagore babimurika bambaye ubusa hejuru. Ntago ari icyaha biterwa n'umuco. Ariko no muri Bibiliya gusamba nabyo ntago bikiriye icyaha, Yesu yabarapfiriye ubusa. Usibye kuri iyo ngingo kuvuga ngo Yesu yadupfiriye cyane ko itanavugwaho rumwe n'abantu bose bitewe nuko arukundi Bibiliya nanone iza nubwo yadupfiriye ku byaha izibivuguruza. Wenda sinzi Bibiliya cyane, ariko hari ingingo zimwe zitangwa n'abakozi b'Imana cyangwa se donc iryo jambo nawe nta kibazo ni ryiza niryo ryumvikana neza. Usanga nyine zisobanura ukundi kuntu ibyo byaha bikagaragara ko nubwo yadupfiriye ariko ari ibyaha ari mirongo tudakwiye kurenga. Rero usibye kuvuga ngo yaradupfiriye, ikindi kintu ushingiye ku myandikire n'imirongo byanditsemo wowe ushingiraho uvuga ko cyaba atari icyaha n'iki? Ibyo byo ni byinshi. Abaroma 3:19 haravuga ngo amategeko yaje mu isi hanyuma reka amasome mwihangane abadukurikiye baraza kwihangana kugira ngo bataza kubona yuko rimwe na rimwe turi kuvuga ibintu wenda tubapapira. 3:19 kubera kuvuze ku byo gusambana habonekemo n'ibyaha byose muri rusange, kubera ko ibyaha abantu babibara, abakozi bano vuba babibara bashingiye ku mategeko ya kera mu kuva 20. Abaroma 3:19 haravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose nta na kimwe bakuyemo, ibyo avuga ari ayo wambwiraga byose abibwira abatwarwa nayo, ngo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Intego y'amategeko so kugira ngo twubahe Imana, ahubwo ngo dusaba ko dutsindwe imbere y'Imana kandi tugaceceka tukaziba, niko handitse. 20 ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Objectif yayo no kumenyekanisha icyaha ntabwo kugikira.
22 ngo niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro, nta cyaha gihari, ahubwo uzababaze, nubaha ikiganiro cyangwa nuhura nabo, uzaba tubarize niba uzabona gukora ibyakobo babiretse, none babiretse kukibihana buri munsi. Tuzagerageza dushakwe umwe mu ba cyangwa umpuze n'umwe muri nizeye neza ko bashobora kuba barasomye Bibiliya bakanayisesengura mu buryo bwabo, nawe ufite uko wawe uzamuze nawe tuzaganira mu buryo buri pacifique, ntabwo nzamukorera debate yo guhangana, tuzaganira by'amahoro twungurane, ndabizi ko azumva. Hanyuma Bugingo, yego uyu munsi nyine reka nkuhe umwanya bitewe n'ikiganiro wateguye wifuje kuganiriza abantu uyu munsi, wenda njye nari nkubaye gusa nk'ugutangiriramo, ariko ufite zimwe mu ngingo runaka ushaka gusangiza abantu ku bintu wenda abantu runaka bafite ukuntu bafata bitari byo. Go ahead fata umwanya wawe, uduhe ubutumwa watugeneye uyu munsi. none se Jado reka dufatikanye, ibyo byabaye nka samoni, kandi twatangiye nyine ikiganiro, ahubwo mfashije wambaza nyine byo utekereza bijyanye nyine n'ibintu byo muri church, kandi anglo inguni zose ushaka, ndagusubiza icyo ntazi, ntabwo ndi Imana, tuzakigaho ubutaha. Nta kibazo, mwagira ngo ubone uko bimanaginga neza, nanjye mafite ibibazo byinshi nibaza, nushaka guhera kubikubaza nkanjye personally, ndi kwibariza abakunzi bacu mu by'ukuri, kugira ngo iyi si abantu benshi tuganiranye nkora ngira collection y'ibitekerezo by'abantu benshi, bamwe bakavuga ati niyo Bible uri gushingiraho iyo myemerere yawe, bari benshi batayemera, arabafite Korowani akaba ari yo gitabo kibayobora, ndetse n'abavuga ati amadini ibitabo by'Imana byose biza bishingiye kuri colonisation religieuse yaje izanywe n'abantu runaka kugira isi bayimanipule. Ubundi wowe ku myemerere y'Imana n'ibitabo biyoboye isi mu bya Gikristo ubivuga iki? Bya bitabo biririyo cyangwa n'inyandiko zakozwe n'abantu runaka kugira ngo zituyobore, nubwo zitatuyobora nabi, ariko zinatumanipule zidushyire ku murongo umwe? Kanguhe urugero. Bino bitabo ni bitoya ku by'Imana yavuga. Icya kabiri, byarangije kwandikwa bivuze ngo Imana aracecetse, siko kuri guhari rero. Icya gatatu, fata Gitwaza yandika igitabo, Rugagi yandika igitabo, Antoine Rutetseri yandika igitabo, Gitwaza na Antoine Rutetseri bafite PhD, uhita ufata n'umurobyi w'amasambaza nawe yandika igitabo, ubihurize hamwe, nubwo bose bahumekerwa n'Imana, ntago imyumvire ari imwe. Jado ubi Kigali ntago yatekereza nk'umuntu uhinga ibirayi mu cyaro, sibyo? Ariko ni igitabo cyiza kidufasha, kirimo science buriya ibamo Bibiliya, kirimo ubuhanuzi, kirimo ubwenge, ubumenyi, kirimo amasegiteri atandukanye, ariko ni bibliothèque, ni ibitabo byinshi. Rero umuntu uyoborwa na Bibiliya cyangwa uyoborwa na Korowani, bose bafite ikibazo kimwe, bafite ikibazo cyo kwihererana Imana, wagira ngo barayiguze. Ahubwo no mu umugano uri iruhande rwanjye cyangwa umukindo, ni ijambo ry'Imana tutarajya mu nyandiko. Jado ni ijambo ry'Imana, Bugingo ni ijambo ry'Imana, ibindi bisigaye bikora orientation gusa. Ushatse kuvuga iki rero? Ushatse kuvuga ko Bible cyangwa se Korowani bira bitabo ni ibitekerezo by'abantu, ariko bitasobanuye imigirire y'Imana muri rusange? Birayisobanuye, kuko Imana ibera hose icyarimwe. Niho nkora challenge z'abanyamadini. Imana ibera hose icyarimwe, ahubwo ikibazo nuko batubwira kuri mu gitabo gusa, kandi no hanze yakihari. Exactly, bivuze ko bidasobanuye n'ubundi Imana muri rusange, kuko bisobanuye akadomo gatoya ku by'Imana. Kubera yuko iramutse iri muri Bibiliya gusa, umuntu bana siko bavuga, niko bavuga muri gahunda y'ubungu, gahunda langage politique, abantu babana n'ubumuga,
siko bavuga umuntu ubana n'ubumuga bwo kutumva kutabona no kutavuga byose byaramuguyeho icyarimwe ntabwo yamenye Imana kuko ntago azasoma ntazanasomerwa ntazanakora na tushi ni ukuvuga ngo Imana bariho none se babura Imana iri muri twe rero iri muri twe ibitabo ni ibidufasha gusa ariko iri muri twe kubera yuko mbere y'umwaduko w'abazungu muri Afrika cyangwa mu Rwanda byanga bikunda abanyarwanda bari bazi Imana byanga bikunda bari bazi Imana cyo bahinduye n'uburyo gusa kuyimenyamo abazungu baje sorry okay bivuze ngo ngira ngo abantu nabo batwunganira bari kubyumva neza kuko iki kintu impamvu burama nahisemo nuko twanaganira ku ngingo zimwe na zimwe zijyanye n'imyemerere n'imyumvire mu bya Gikristo cyangwa se ni nandi madini ya Islam n'andi madini yose afite uburyo afata Imana ariko bivuye mu mategeko avari mu bitabo n'ingingo runaka. Africans cyane cyane umugabo umwe yarambwiye sindi bumugaruke yambwiye ati mbona Africans dufite colonisation religieuse kuko tugendera cyane ku mahame y'inyandiko zaje zazanywe n'abamissionnaire kandi mu by'ukuri zo zizatuma tubona ijuru. Nibyo bivuze ngo umuntu yagendera kuri Bible cyangwa ntayigendera n'ubundi ahubwo niba ijuru rihari rikaba ari ry'Imana nta n'umwe utazarijyaho asoma agasoma kandi twese nuko turi muri iyo collection y'imyemerere twemera ko utazagira uburyo ki agerageza gukurikiza amabwiriza cyangwa se gukurikiza amategeko agengwa n'ibyo bitabo tuzashya. Maraki 3:17 ngaho dusomere muri iyo mirongo tubwire ukuntu tutazarimbuka kandi abantu benshi bakora bavuga ati nyamuneka reka ndwane n'ukuntu nakurikiza amategeko y'Imana bitazayibazo. Ega bari abantu nta nubwo ari ubugome babikorera barabyigishijwe bagenda bihererekanya ariko Bible ibivuga neza. Maraki izindi version ibice bitatu ariko ino version mfite ni Maraki 3:4 umurongo wa mbere haravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe maze haba umunsi uzabatwika bashire ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. kabiri ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mu kinagire nk'inyana zo mu kiraro. gatatu ngo kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho niko Uwiteka Nyiringabo avuga. kane nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose ayo namutegekeye ihorebu yari y'Abisirayeli bose yari amategeko n'amateka. gatanu dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uno murongo wa 5 niba usobanura cyangwa niba utanga igisobanuro cy'umunsi w'imperuka ariko abandi barahasoma kubera ko batazi uriya murongo ntibawiteho bakagira ngo hazaba kuko Imana ituka abantu. Imana ifite urukundo none ko nta numvise bibavuga ko itazabatwica. Ego 6 no murongo wa 6 bavuga ngo uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Ni ukuvuga ngo isezerano Imana yatanze muri iki gitabo cy'umuhanuzi Malaki nuko izarimbuza isi umugisha ntabwo ari umuvumo. Ariko none ibisobanuro biri mu nibyo bikomeye. Uwo munsi w'imperuka yavuze ko yateguje ngo mbere yahunzohereza umuhanuzi Eli. Matayo 11 abasomyi bahagere abadukurikira kuri Iris TV turanabashimira cyane. Niba hagere abasomyi Matayo 11 umurongo waho wa 10 kumanuka muri za 18 Yesu asobanuramo ngo nguyu Eliya ni Yohana Umubatiza yaje mu muhamwe wa Eliya. Bivuze ngo Yohana Umubatiza kandi yaje mbere yuko Jesus abaho. Noneho mbere ya Jesus yaje gutegura inzira za Yesu Kristo. Noneho umunsi wavugwa wo kurimbuka no gushya ni Yesu. Kuko umunsi yapfuye akazuka amaze gutegurirwa na Yohana Umubatiza kuko Yohana yaje mbere y'uwo munsi twebwe twazukanye nawe. Noneho rya somo riba muri Yesaya 7:14 rivuga ngo mboherereje umwana azitwa Emmanuel Imana iri kumwe
natwe iri muri twebwe kandi Imana ari umuriro ni uwo muriro seriously. Bishatse kuvuga ngo niba nabyumvise neza imperuka yarabaye. Imperuka yarabaye ko Yesu yaravuze ngo byose birarangiye, umwe n'ukingirira hero tabukamo kabiri, Abaroma 5:17 hasobanura neza yuko uwa mbere Adamu wa mbere yateje abantu bose ibyaha, none Adamu wa kabiri tuma bose babakiranutse. Adamu wa kabiri niwe Yesu Kristo. Iwe Jesus himself. Noneho Yesu rero iyo niyo mperuka kubera yuko isi yacitsemo kabiri, tuva mu isezerano rya kera n'ibyarangira n'igitabo gusa tunatangira kubara rimwe. Imperuka ni Yesu wayikoze atangira isi nshya. Amen. Ukaba utekereza ko abavuga ko imperuka izarangira habayeho gushya kw'abanyabyaha ndetse iherezo ry'isi Yesu Kristo azagaruka, urashaka kuba ko izo ngingo zo nta shingiro zifite? Kugira ngo ntaza gucanga abantu bakurikiranye ikiganiro, simukana ko muri Bibiliya bitarimo. Mu byahishuwe 20 bahasome singiye kuva bitewe n'inda yo mwanya bari na mutoya, ariko haranditswe ku murongo wa 6 ngo ufite kuzuka kwa kabiri warahirwa, ngo kubera yuko ufite umuzuko wa mbere ngo warahirwa, ngo kubera ko urupfu rwa kabiri tutabasha kugira icyo rumutwara. Umuzuko wa mbere bari bavuze mu byahishuwe 26 ni uwuhe? Ni igihe Yesu yapfaga akazuka, kuko n'ibituro byabira byarakingutse. Matayo 27:52 bahasome byarakingutse, abera barazamuka. Ni kuvuga ngo niba ari urupfu rwa kabiri tutabasha kugira icyo rumutwara, urupfu rwa kabiri ruri kuvuga ni urw'umubiri, naho habaho no kwa Yesu tubyemere, njya mbahambo cyane kuko numvikana mu myizerere no mu biganiro. Naho byabaho nta rubanza dufite uretse ko nta nibihara, ariko binabayeho dufite umuzuko duhameza ko urupfu rwa kabiri tutabasha kugira icyo rudutwara. Iyo ngingo ivuga ko azagaruka rero ni Pawulo bivuga mu Tesalonike. Pawulo yari umuntu nkatwe, wakuraga, wabaje no kurwanya abigishwa intumwa, yaranabishe. Umunsi umwe ahura na Yesu amuha umucyo, amara imyaka 3 mu butayu bwa niba ari Arabiya sinibuka neza. Hari naho avuga ngo kurongora ni byiza, ngo no kutarongora ko bishoboye ngo ni byiza kurushaho. Impamvu yabivugaga uno munsi nakubwa ko kurongora ari byiza kuruta kutarongora. Ko nakuntu wambwira ngo umuntu ufite abana 3 cyangwa ufite famiye amaze kubona ibyishimo by'umwana umubwire ko kutarongora ni byiza nyine harimo na ide zabo bwite, ko Pawulo aravuga ngo harabivuze nk'umuntu, ibi mbivuze nkanjye Pawulo. Okay, so ubwo icyo wakwizeza abantu nuko isi turiho itazagira igihe ngirangire, tutazashya. Ariko ibi mbivuze kuri njyewe. Bivuga ushingiye kuri Bible ni na facts zifatika. Uko uri wese ajyanye n'amarangamutima ye ntago twakubakana. Facts zifatika. Ndabwira abadukurikiye mu buryo bubiri, kubera ko harimo ababa bari wiki ku makuru, harimo n'abari hejuru, harimo n'abarenza aho ngeze, kuko ntabwo nzabaza kuri ikiganiro, harimo n'abarenza ibyo numva. Facts zifatika nuko mpereye kuboroheje, imperuka inabayeho, Yesu yabahaye garanti nta kibazo bagira, yarabapfiriye bose. Kuba ari ku yindi level yo hejuru nta mperuka ihari kubera yuko twamaze kuzuka. Kuba ari kuri level yo hejuru kurushaho nta nubwo banakwemera ko n'Imana inariyo. Si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Okay, aka kanya wagira inama abantu yo kubaho gute? Inama nagira abantu ni iyihe? Babe amahoro kandi babanire n'abandi amahoro. Niko mu Roma 12 handitswe aho bishoboka. Ariko kuko hari ahantu baducanga, hari poeme nakoze abantu baranseka cyane, ndi kubaza mu ngo ese ni Yesu batubwira, none se ko batubwira ngo dukunda abanzi bacu kandi ukava ko abanza uzabatwika nk'ibyo wambazaga. Ubwo rero urugero yaduhaye ni rubi, ahubwo nuko nyine nsobanukiwe neza ko atari uriya muriro wavugwaga. Okay. Nago yabyoroshye, donc imyumvire n'imyizerere ndetse n'imyitwarire byose birajyana, ariko akenshi na kenshi twebwe nk'abanyafrika tuyoborwa cyane cyane abakristo niyo nama twavuga ngo dufite ikintu kimeze nka colonisation religieuse, ariko n'imyumvire y'abantu. Ari n'abantu bumva ko kwizera kw'ibyo bintu bibafasha kwizera ko umuntu ejo bundi azashya akarimbuka, bituma n'urya hindura imyumvire. Ubu rero aka kanya kuby'ibitekerezo byawe birumvikanisha neza ko
umuntu akwiye kugira liberté atishisha ngo ejo bundi cyangwa ejo cyangwa ejo bundi azacya none uwo wereka nkubaza ubundi icyo wita icyaha yego ubu ngubu kugeza ubu ni iki icyo nita icyaha ni iki icyo nita icyaha biraterwa biruze guterwa na societe ndimo ku Mana aho nta cyaha gihari Imana yaradubwiye mu baba umudendezo ndabakijije ibyaha byanyu kereka niba Bibiliya yibeshye kuko nakubwiye ngo Abaroma 5:10 ngo Adamu wa mbere yakoze icyaha ari umwe twese bitera ingaruka nta numwe uvuyemo ubwo Adamu wa kabiri we Yesu niba yaraje gucungura isi twese bigomba kutugira ingaruka nta numwe uvuyemo kuko haramutse havuyemo bamwe byaba bibaye condition bigahita bibona ko harimo akarengane rero tube libre icyo nita icyaha atari Bibiliya nuko Jado antiza 10,000 kandi nawe ngo nzahimwishyura nkabimwambura cyo ni icyaha iyo fact yanayindegera ahubwo abantu cyo bakwiye kwita icyaha bacunga n'imico babamo kuko Iris TV nagirebwa n'abanyarwanda gusa hari abari muri diaspora Asia Australia Amerika Europe bitewe naho uri banzu rangize gahunda za leta turimo iby'Imana byo nta rubanza ufitanye nayo no kuvanga icyaha ugikorera leta cyangwa gikorera mugenzi wawe no kuvanga nje mfite umugore niba namuciye nyuma n'umugore wanjye nkoreye icyaha si Imana nkoreye icyaha ariko icyo umukore ntikizakurimbura niwe wandimbura nagari Imana yandimbura kuko ari igihe yagira ibisirana agahita avuga ati ndakwemeza none se kare tugize kugaruka kuri topic yo gusambana uvuga ati gusambana nge simbimona nk'icyaha ni ibintu bisanzwe kereka ariko uramutse ucinya umugore wawe ukajya gusambana hanze ibyo wenda bakiriye abajene ufite uko bisobanuye usibye ko wenda wese abyumva cyaka byakira bitewe nuko yabyumvise n'ubundi bintu turi kuvuga ntabwo ari hamwe abantu bari kubyumva no kubaha amakuru dufite gusa nawe undi yafite azatangaye nawe ndabizi kugeza ubu hari abatavuga ati ubundi sigiye kurangira hazaza abahanuzi b'ibinyoma yego ababagumura n'ababayobya ndabizi arashobora kuba babaze kugushyira mu gatebo k'abo bantu ariko wese ajajinga bitewe nuko yumva ibitekerezo byawe n'ibyo afite n'ibyo asoma n'ibyo akura muri collection ya environnement arimo akabasha kuba yashyira ku munzani nyine agahitamo ikimuyobora noneho tubwire kuri iyo ngingo wowe ufite madamu ugiye ku ruhande nta cyaho barwaho imbere y'Imana ku Mana ntacyo kubera ko Abraham yashatse benshi ntabwo Imana yamazeho ibyaha Dawidi kandi no mu isano rya kera Dawidi yaryamanye na muka Uriya yari umugabo umwe mu ngabo za Dawidi z'igihugu icyaha Imana yamubazeho so kuryamana na muka Uriya bwo cyamaze no kwica Uriya babisome neza n'abayakobo bo nibagitunza abagore benshi Yakobo yatunze abagore je pense ntabwo mbizi Isaka ariko abari abagabo b'Imana batunze abagore be reka mwere ku rugero Timoteyo wa mbere 3:14 bahasome Paulo arimo guhugura Timoteyo amwereka abantu bazayobora itorero ry'Imana kuntu bazaba bameze atumwe episkopi abahisemo umurimo mwiza n'umudiakoni ni byiza ariko umva condition agomba kuba umugabo w'umugore umwe bivuze ngo rero umuntu atanga inama bitewe na situation yari mu muri eglise harimo abagabo bafite abagore benshi ariko uyobora none itorero agomba kuba ari umugabo ufite umugore umwe udakunda urukonikoni udakunda ibisindisha kandi uyobora mu muryango we neza ntago avuze utabinywa avuze utabikunda ntago ikibazo ari ukurongora abagore benshi nk'ikibazo ahubwo ikibazo ni Jado cyangwa Bugingo cyangwa Bagti cyangwa undi muntu warongoye abagore benshi akabateza amakimbirane icyo kibazo noneho leta igahitamo kwirinda ayo makimbirane kava mutunga umugore umwe yes ngayo nguko rero ni bimwe mu bingingo twajye tugarukaho cyane zinajyana imyumvire cyane cyane tuhoramo mu buzima bwa buri munsi ariko buri wese afite idini abarizwamo uko byagenda kose
reka dusoreze kuri kano kantu. Abantu urabizi ko muri Afrika mu 1894 ngira ngo mu Rwanda 1894 ngira ngo twatangiye kwakira aba missionnaire, tutangira kubona ijambo ry'Imana, tutangira kubona aba Kristo, tutangira kubona Bible bigenda biza byose bikurikiranye. Noneho nge ndibaza iherezo ry'abantu babayeho mbere batarasobanukirwa Bibiliya n'imirongo yayo cyangwa se Qur'an, batarumva Yesu ari we, batarumva Muhammad ari we, iherezo ry'abari abantu. Kuko ngera mu pastor umwe twaganira arambwira ngo bariya nabo barahombye kuko bahombye ijuru kuko batamenye Imana. Ni rya papa wese atangiye kurishingamo imihati n'imiyenzi ni ryase ngo kubera ko babuze amahirwe yo kumenya Yesu. Oya wo nguwo nabo ubwo bagize nago nzu wari we, ariko nyine afite ihungabana nyine yatejwe na religion chronique, colonisation. Bari abantu mu mateka y'u Rwanda bari bafite ibyiringiro byabo ko bakoze nabi ajya muri Sabyinyo Kirunga, je pense Kiruka, noneho bakoze ndakajya muri Buhabura Kirunga cyazimye. Imyizerere ni imwe buriya, ariko bari bazi ko ari hariya birangirira. Nta kintu na kimwe Imana izabatwara kuko yari bazi kandi ni yabona hanze abanyarwanda. Kubera yuko urambwira se gute ko bahombye ko ubwo babayeho neza, batazi ubukoroni n'ubucakara. Aba bantu bazanye religion bamara bakadutwarira bene wacu kujya kuba abacakara muri Amerika, abandi bakabakoresha imirimo y'agahato mu maminere. Nibo bamenye Imana. Reka dusoreza aha, ubutaha tuzafata indi parting ngo nyinshi zitandukanye, ariko nk'ubwira abantu ko inguyu ni MC mu bitaramo bitandukanye, ubukwe, ni umusore uzi icyo akora kabisa, ni umugabo uzi icyo akora. Mwamugana, nimero ya telefone ye turayishyira hasi, ndetse abashifuza ko yabaha bimwe mu bitekerezo ku ngingo runaka baza kugana kuri nimero ugiye kutubwira 0788 72 28 Okay, ugingo turagushimiye. Ikiganiro cyacu ubutaha tuzagisubiraho dukomeze n'izindi ngingo bitewe n'ibitekerezo abantu bari buduhe muri za comments. Ibyo bifuza ko twaganiraho baraza kubitubwira. Turagushimiye. Asante, murakoze kumana. Yes.